Yarari mu rugo iwe umugabo waryamye ndetse yari yabyutse mbere. Undebere rwose ibintu yatangiye gukora ni ibintu bitari byiza, isavana y'uburozi. Undebere rwose atangira guseka kandi umugabo we yasinziye. Undebere aka kanya agifashe bwa burozi mu ntoki, yagiye kumva yumva umukozi wabo hari gutegura amafunguro abazaniye. Hari mu gitondo rwose bidatinze barakwereka umukozi wabo yarabazaniye icyayi abazaniye hano mu cyumba, ndetse aza ari guseka ameze neza cyane. Ati mabuja mwaramutse mute? Nizere ko bimeze neza. Runa bateguriye ka cyayi, nizere ko muri bize kuryoherwa nta kibazo rwose. Uyu mukozi ni umukozi ugira ikinyabupfura, akunda guseka cyane. Ati rwose muze kuryoherwa kana bosi mubyutse niwe azarye rwose, byari ibintu byiza. Ndetse uyu mudamu atangira rwose guseka hagaragaza umutima mwiza. Ati wakoze cyane, ubwo rushatse wakigendera ntacyo bitwaye. Umukozi nawe yise asubirayo, akazi ke yaramaze kugasoza. Ndetse uyu mudamu asigara ahangaha. Yacunze rwose umukozi we amaze kugenda, atangira kwiruhutsa bitewe n'ukuntu uriya mukozi yaragiye kumufata ariko ntiyamufata. Barakwereka umugabo we yaryamye yasinziye, umudamu yamutanze kubyuka. Undebere ari kumucunga kugira ngo arebe kataza kubyuka akaza kumufata. Ndebere rwose ndetse n'uyu mukozi ati ntabwo nabishyira amakenga kuko rwose mabuja yabyutse mbere ya bosi, ntabwo biriya bintu rwose nabyemera. Reka njye kureba ndebe rwose ikintu cyatumye mabuja abyuka kare. Bidatinze barakwereka wa mukozi yatangiye gucunga, atangira kubona mabuja we atangiye kuroga cya cyayi yarazanye. Mbega ubugome! Undebe uriya mukozi yabibona bikamubabaza. Uyu mudamu rwose ibintu ari gukora si ibintu byiza. Barakwereka umugabo yagize gutya, amera nk'umuntu ubyutse arangije, arongera arisinziza, arongera araryama nkaho nta kintu yigeze abona. Uyu mudamu nawe akomeza kubikora kandi umugabo we ari kumwirebera n'amaso ye, ndetse n'umukozi wabo byose ari kubyitegereza. Uyu mudamu azi ngo nta muntu kumubona, kumbe bose bari kumwitegereza. Uriya mukozi yarumiwe ndetse n'umugabo we arumirwa. Undebera umudamu uri hano ni umudamu mubi, umudamu w'umugome. Ibintu yakoze ntabwo ari ibintu byiza. Umukozi we yarumiwe abura icyo akora, yifashe ku munwa, ntacyo kuvuga ahangaha wakora rwose. Ndebere bidatinze barakwereka ka kantu yamaze gukuramo uburozi, yongera rwose aragafunga neza ahita akabika. Ndetse uyu mugabo we yarakumwitegereza ari kumureba, ari kureba byose ahantu rwose yarakugahisha. Nakubwiye ngo ukurikirane akantu ku kandi uze kwirebera. Barakwereka wa mukozi yaragiye atekereza ku byo amaze kubona, yaratunguwe. Ntabwo yari azi yuko mabuja we ari umugome bigeze hariya, ntabwo yari azi yuko mabuja we ari umurozi. Ndebere umudamu udakunda umugabo we kugeza ntashaka kumuvutsa ubuzima bwe. Undebere rwose uriya mudamu ni mubi cyane, ni umugome. Uyu mukobwa ati ntabwo nabyihanganira ko bosi rwose apfa ndi kureba, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bosi ataza kurya buriya burozi kuko aburiye. ndi kureba nabonye n'ibintu byabereyemo, naba mbaye ikigwari, ntabwo ibi ngibi nabyihanganira. Ndebere uyu mudamu akomeza areba umugabo we. Ndebere rwose noneho yamaze kumucunga. Bidatinze yaragiye afata amafaranga yose yarahanga mu kabati atangira kuyabika. Ndebere rwose umudamu uri hano burya ni umugome, nta cyiza yifuriza uyu mugabo. Yaragiye amafaranga yose yararahangaha bafitanye rwose atangira kuyabika, atangira rwose kuyabika wenyine. Ibi byose umugabo yarari kubibona. Ibyo byose yarangiza akiryamira rwose nkaho nta cyabaye, nkaho nta n'ikintu azi. Uyu mukobwa yaravuze ati rwose ibi ngibi ntabwo nabyihanganira, reka nongere ndebe neza. Noneho wa mukobwa agize ngo agiye kureba, yatunguwe no kubona mabuja we ari gufata amafaranga menshi cyane yarafitanye n'umugabo we, atangiye kuyabika wenyine. Burya wa mudamu burya ni umugome, ni umurozi burya. Ndebere nuko ateye isakara biterize, yatangiye kubika amafaranga yose. Umugabo ari kubyitegereza. Umugabo yagize ngo ari kurota, kumbe rwose ibintu yari ari kubona byari ukuri. Rwose yatangiye kubona umudamu we ari kugenda abika amafaranga yose ari kuyahisha. Ibi byose umugabo akabyitegereza gake gake ariko akabibona. Uyu mudamu we ntabwo azi yuko umugabo we ari kubibona byose. Umudamu akomeza abika, akomeza rwose abika gake gake, azi yuko nta muntu kumubona, kumbe n'umukozi wabo ari kubyitegereza byose ibintu biri kubera ahangaha. Umukozi yabuze icyo akora,
ati ntabwo byumvikana. Nyuma yo kuroga bosi kugira ngo apfe ahita afata n'amafaranga yose arayabika. Mbega umugore, uyu mugore rwose ni mubi cyane. Ntabwo ibi ngibi rwose nabiceceka, ngomba kugira icyo nkora hakiri kare. Ndebere umugabo rwose we yari yumiwe, byari byamucanze, ari kubaza icyo agomba gukora, byamuyobeye neza. Ese biraza kugenda gute? Nakubwiye ngo komeza ubane nanjye, kare cyatangira. Komeza ubane nanjye paka iyi filime irangiye, uze kwirebera ukuntu biza kugenda, ntuze gucikwa. Barakwereka rwose cy'umudamu rwose yamaze kubikora byose, amara kubikora neza, abishyira ku murongo. Yaramaze kubikora fresh, amafaranga yaramaze kuyiba, amaze kuyatwara. Ndetse n'uriya mugabo yari yamushyiremo uburozi mu cyayi agiye kunywa. Ntabwo tuzi ukuntu biza kugenda, ariko nawe ari wowe ntabwo wanywa uburozi wabubonye. Uyu mugabo agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ataza kurya uburozi umudamu we yamuteze. Barakwereka umugabo bidatinze yavuze ati sheri umeze ute? Uramutse uteze? Ese wabyutse ryari? Umudamu ati sheri nabyutse kare. Ntabwo se wanyumvise? Nukuri rwose nabyutse mu masaha 12 ndi kureba. Uzi ko maze isaha utegereje, nanze kugukangura, nanze kukubyutsa ko nguze kubyuka umeze neza, ko ngo tuze gusangira icyayi. Ese ubusi wabyuka tugasangira icyayi, hari icyo bitwaye? Umugabo yese ahaguruka kugira ngo asangire n'umudamu we icyayi. Uyu mugabo rwose yirinze kugira icyo abwira umudamu we, yirinze kugira byinshi avuga. Ndetse uyu mukozi byose yari kubireba, yarazi yuko bosi watigeze amenya yuko kiriya cyayi bakiroze. Uyu mukobwa yarabyitegereje, abona rwose bosi we ashaka kugira ngo anywe icyayi, ariko ibyo atari yabikora. Yakoze ku mudamu we kunda ati sheri kanumva umwana ukuntu ameze. Ariko uyu mudamu atamubwira vuba na bwangu, aturukuza kumva uko umwana ameze. Erega sheri narakubwiye ngo igihe ntabwo cyari cyagera, ujye urandeka nibera muri mudu, cyane ko rwose umwana uri mu nda ntabwo abashaka abantu bamukoraho. Kandi rwose ibintu ndi kukubwira bari ibintu bya nyabyo. Ariko wa mukobwa agacira isiri bosi we ati bosi ntunywe icyo cyayi, ntugerageze rwose gukora iryo kosa. Uyu mugabo akomeza abaza umudamu we ati se none urumva bizashoboka ryari? Basi nzakora ku mwana wanjye ryari ko ndi kumva mukumbuye? Nukuri rwose nanjye nkumbuye umwana wacu, kandi rwose kuba nakora kunda nkumva ukuntu umwana ari gutera ntacyo bitwaye. Nukuri pe sheri nyumva, si byo se? Erega urantwitiye umwana wanjye sheri wibiseka. Ariko niba utabishaka twakinywera icyayi bikarangira. Uyu mudamu aterega sheri ntubyumve nabi, erega mba ndi gucunga umutekano wanjye n'umwana wacu. Ndi kugira ngo umwana wacu atazavuka afite ihungabana. Ahubwo icyo nakubwira cyo, reka twinywera icyayi, ntacyo bitwaye, si byo se? Ariko uriya mukozi akamubwira ati no bosi, ntukore ibyo bintu, ntunywe icyo cyayi, ndakwiyamye rwose, ntukore iryo kosa ryo kunywa icyayi umudamu rwose aguhaye, ntubikore rwose. Ariko uyu mudamu ati rwose iki cyayi kiraryoshye, akira rwose usomeho, ntacyo bitwaye, ndabyizeye pe, bimeze neza cyane. Ariko uriya mukobwa bikamubabaza, akabona rwose ukuntu uyu mudamu ari guhatira umugabo w'icyayi ngo asomeho anyweho. Uriya mukobwa bikamubabaza, agakomeza kubuza bosi we ati ntukore iryo kosa ryo kunywa icyayi. Umugabo uri ahangaha yafashe icyayi mu ntoki agiye kunywa, ariko uriya mukozi wabo yakomeje kumubuza ati ntukore ibyo bintu. Uyu mugabo ati mbega icyayi rwose, iki cyayi kiraryoshye, mbega iki cyayi rwose ndi kubona gisa neza, umuntu wagiteguye rwose yagiteguye neza cyane. Uyu mudamu aterega nabwiye umukozi wacu kugira ngo ahagera akora ibintu byiza, ashyiremo agasukari karinganiye katarakora kurwaza umuntu. Erega aba yabikoze neza, kandi sheri ndagukunda, urabizi pe, nkwifuriza ibyiza. Icyo cyayi nizeye ko kiraza kukumerera neza, ntacyo bitwaye, sibyo baby? Rebere umugabo uri hano ati ntacyo bitwaye sheri, nta kibazo rwose, ngomba kunywa icyayi wanteguriye, ntacyo bitwaye. Umugabo uri hano kunywa byabaye ikibazo. Rebere wa mukozi noneho abonye yuko uyu mugabo agiye kukinywa, yaje ahangaha ari kuvuga ati mbega ibintu biri ahangaha, aza ari gutera ubwoba. Rebere rwose ati kirandiye, yaje ari kuvuga ngo ni inzoka, kumbe ni imitwe yari yapanze. Wa mugabo nawe yise abimenya. Rebere rwose yise aca hariya aragenda kwidirisha, nakubwiye ngo komeza ubane nanjye uze kwirebera bidatinze. Wa mugabo yarashafata cya cyayi ahita kimena. Undi rwose ukuntu cyari gisa ni kuriya cyari gisa rwose, cyari cyahindutse. Ese uri umuntu w'injiji utazi icyayi ukuntu gisa? Wanywa kiriya cyayi koko?
ndabizi neza yuko utabikora, ntabwo wabikora habe na gato. Uyu mudamu yavuze ati ntabwo mbizi rwose, ese byagenze gute? Uyu mukozi yaterega njye nari mbonye inzoka, ubwo sinzi n'ahantu igiye, ese yo ntayo wabonye? Ndebere ibi byose uyu mukobwa yabikoze kugira ngo arukore bosi we. Ati nuko njye nabonye inzoka ahangaha, sinzi impamvu utayibonye. Umugabo nawe ari kwiruhutsa bitewe n'ukuntu yari yabuze ukuntu areka kiriya cyayi, ariko kuri ubu ngubu yabonye ukuntu yakireka umudamu watamuketse. Umudamu nawe ati ntabwo byumvikana, urandebera ibi bintu uti umutima wanjye rwose nusubire mu gitereko, kuko rwose numvaga ntameze neza, numvaga ntatuje. Ese ubundi wowe kubera iki waje ukumpahamura? Rero ukuntu mpamuye njye n'umugabo wanjye suko tugize ngo inzira aguye, wakakwiye kuza kavuga ijwi ritoya, ijwi rituje, utaje gusakuza. Erega wasakuje cyane, reba ukuntu wasakuje cyane, rwa rusaku rwose wari ufite rwari rwinshi cyane, ni ukuri uzagabanye. Ndebere umudamu uri hano ati n'undi munsi ntuzongere rwose kuza uri kuvuga nabi, wavuze nabi urakabya. Reba nese ubundi inzoka ahangaha iri hehe? Ubundi kutigeze uyica, kandi rwose ubintu uzi uri gukora narakubwiye ngo mu buzima bwawe we kujya urahubuka, ariko amagambo mpora nkubwira ubanza utayakurikirana cyangwa rwose ngo ubihe agaciro. Ndebere ati sheri, urandebera igikozi cyacu ibintu cyagitangiye kudukorera, uzi ukuntu kimvanye muri mutu, ese wowe uri kumva umeze ute? Ndebere atangira kumubwira nabi ati wagikobwa we, va ahangaha unsigane n'umugabo wanjye ahangaha twimerere neza, ntacyo bitwaye, uva ahangaha kuko wowe uri kudutesha umutwe, nta n'isoni ituva ahangaha. Mukobwa Ndebere ibintu yaramaze gukora ni ibintu byiza cyane, yaramaze gutabara uyu mugabo wari wabuze ukuntu yivana muri situwasiyo, ariko uyu mukobwa yise bimukorera neza cyane. Umukobwa yise agenda, ndetse uyu mugabo asigara ahangaha. Ati sheri ngaho banguka rero, ubura ahangaha ntacyo bitwaye, tube turi kumwe, erega nari ndigukumbuye sibyo baby? Uyu mudamu ati sheri reka nkubwire, erega kandi nakomeje kugenda mbikubwira, uriya mukozi nakubwiye ngo tumwirukane wanga kunyumva. Erega kiriya gikozi kimeze nk'igisazi, ntabwo gikora ibintu kihubutse, ntabwo kibanza gutekereza cyangwa se kirebe ibintu kigiye gukora ibyo ari byo. Urareba ukuntu kije kiri kudutesha umutwe. Ndebere umudamu uri ahangaha yazi yuko umugabo we ari kumwumva, ko mu mugabo we ari gutekereza byinshi, ukuntu arokotse urupfu. Mana Ndebere rwose umudamu uri hano ati rwose sinzi ukuntu ndi kwiyumva, ndi kumva ntameze neza rwose. Uriya mukozi ibintu amaze gukora ndabirambiwe rwose, araza akadutesha umutwe umunsi ku munsi. Njye rwose sheri biriya bintu ntabwo nzabyihanganira. Ese sheri ese wakimaze? Mbega sheri nakomeje kuvuga cyane, nkomeza gusakuza, kumbe wowe wagiye uranywa, njye ndaho ndi kuvuga gusa, njye sinigeze nywa icyanjye, basi wowe wanyweye urasoza. Sheri wagize neza cyane, mbega sheri byiza cyane rwose wakoze. Uyu mugabo ati sheri ntibisanzwe, ese kuba nanywa hari icyo byabitwaye? Ahubwo akira aka gakombe ntacyo bitwaye tu, ahubwo bibaye byiza nuko nyine cyashize, banyingiza n'akandi kari karyoshye tu, byari bimeze neza cyane. Uyu mudamu yakomeje guseka, yarazi yuko gahunda ze zaciyemo, kumva umugabo yagera rwose aramucunga icyayi ahita akimena. Uyu mudamu we azi yuko byaciyemo, azi yuko umugabo we yakinyweye byarangiye. Ati nukureka nkubwire, erega kiriya gikozi gikomeza kuntesha umutwe, erega ubundi sheri genda gukunda, sinzi impamvu rwose utabibona. Mbega nukuri wagize neza, ubikoze neza cyane. Ndebere umugabo ari kwitegereza ibintu umudamu we ari gukora. Ndebere umugabo rwose byamutunguye, byamucanze. Bidatinze barakwereka umudamu yise yanura ibintu byose, ahita abijyana abivana ahangaha. Umugabo asigara ahangaha rwose ari kubitekerezaho, ariko rwose ibintu byabaye byamucanze. Ndebere umugabo rwose ntabwo yari azi yuko umudamu wa mwanga bigeze hariya, ariko kuri inshuro ho yarabyiboneye. Mbega umugabo atangiye gufata ingamba, ati koko ngubu ndabigenza gute? Kweki koko ibi bintu ntabimenye mbere y'igihe, ariko nanone ni Imana ibikoze. Uyu mudamu rero nanjye ngomba kumwereka yuko byose bishoboka, ntabwo agomba kunkora ibi bintu ngo mbyihanganire, nanjye ngomba kumuhima rwose akazumva yuko rwose umuntu yakinishije atari ugomba gukinishwa. Nanjye ngomba kumwishyura akamenya rwose ibintu yakoze yuko atari ibintu byiza. Uyu mugabo yaramaze kurakara, aturiya mudamu ari buze kumbona, ntabwo azi umuntu akinishije uwo ari we. Urandebera ikigoryi nk'iki ngiki, igicucu gusa.
rebere umugabo atangira guhengereza ahantu umudamu we yagiye. Nakubwiye ngo komeza ubane nanjye. Barakwereka umugabo yise yambara rwose, arangije ahita avanga mu cyumba. Nakubwiye ngo komeza ubane nanjye uze kwirebera. Uyu mugabo yaje gutya aza rwose yitonze, ni umugabo utagira amagambo menshi. Barakwereka rwose yasanze umukozi we hano mu cyikoni. Umukozi wabo yagutegura amafunguro, ni umukozi wita ku kazi ke, akunda akazi ke, ku kazi ke ariko kamuhemba. Nta kundi kuntu yabigenza, agomba kwita ku kazi ke, niyo kaba kamuhemba amafaranga make agomba kugakunda. Uyu mugabo yaje kumuhamagara ati umukozi wanjye bamuka ahangaha. Rebere uyu mukobwa yitwa Shaniya. Yamuhamagaye ati Shaniya vuba no nkubwire. Shaniya yaje ari kwiruka aza kugira ngo aganire na bosi we ati bosi imeze bite, iki kibazo cyabaye. Rebere uyu mugabo yaramubwiye ati Shaniya rero ubu ngubu nshaka kugira ngo nkore agaserivisi gatoya cyane, ntabwo nibuse kukugora. Barakwereka uyu mukobwa ati rega bosi nditeguye ndabizi, ushaka ko ugiye kumbwira ibintu rwose nsanzwe nzi, ahubwo nanjye ndi gutegura kubikubwira. Rebere uyu mugabo ati nibyo nk'ibyo rero wabimenye. Shaniya rero ugomba kumfasha, uriya mudamu wanjye nkamufata kuko ibi ngibi ntabwo nabyihanganira. Ni umugome kuko gahunda zose ari gupanga, ari gushaka kunyica, ari gushaka kunkuraho kuko rwose nabonye uyu mudamu afite ubugome bukabije cyane. Rebere uyu mukobwa we Shaniya akomeza avuga ati erega njyewe narabibonye mbere y'igihe, nanga kubikubwira, ndavuga ni basi umunsi mwe wowe uzabyibonera. Imana ishimwe rwose ko uyu munsi wabyiboneye. Uyu mugabo yaramubwiye ati noneho ibyo si byo ngubajije, ahubwo tugomba gupanga uburyo tugomba kumufatira mu cyuho. Uriya mudamu rwose akazabona byabaye ntazicuze ngo bikunde, akazasaba imbabazi bitagishobotse. Bega umudamu uri hano batangiye kumupangira, none ake kashobotse. Ese biramugendekera gute? Wasanga se irari ryo herezo rye rya nyuma? Ese ibintu yakoze ari amafaranga yajyanyeyo arabuze kuba yayagarura baramutse bamufashe? Byose reka tuze kubyitega, tuze kureba ukuntu biza kugenda. Umukobwa asigara ahangaha, asigara ngara rwose ari kuvuga ati uriya mudamu uko byagenda kose agomba gufatwa rwose. Njye na bosi tugomba gupanga diru nziza cyane ubundi tukamufata, nta kundi kuntu bigomba kugenda. Barakwereka umukobwa uri ahangaha noneho yamaze guhana na bosi we diru yuko bagomba kubikora neza cyane, uriya mudamu akaba yafatwa. Umukobwa nawe aza ahangaha ari gukubita agatoki ku kandi ati ninjye na mabuja ntabwo nzi ari buze kumbona neza, ubwo ake kashobotse. Bidatinze barakwereka umukobwa uri hano yise akingura urugi. Nakubwiye ngo komeza ubane nanjye, agafilime karacyatangira. Barakwereka wa mudamu yaje ahangaha yambaye neza, umudamu w'unyagasuzuguro, umudamu utagira ikinyabupfura, uhora uvuga nabi, ntabwo ajya abwira umukozi we neza, buri gihe rwose ahora amutuka. Ndebere rwose yaje ahangaha akomeza kwitegereza. Ndebere bidatinze itamagara ati Shaniya uri hehe? Ndebere iki gikobwa kuko kigikozi ninjye nacyo. Ikindi kandi uriya mugabo wanjye ngomba guhita mwica kuko iki gikozi ndikubona cyazandaburiza kuko wagira ngo ibintu byose kimaze kubimenya. Ariko ikigabo cyanjye rero ndikubona gihaye uburozi, ubwo byakunze. Noneho gahunda ni yayindi, ni iyanjye, ni ukugenda nkibanira n'umugabo nkunda, ubuzima bukagenda neza cyane. Mbega umudamu uri hano ari kwishuka ngo ubuzima bugiye kugenda neza, kumbe ntabwo azi yuko hari abamuteze, ntabwo azi yuko abantu ari kugambanira babizi byose. Rebere atangira gukeza cyane muri we, atangira kwishima ati mbega amafaranga ndafite, ikigabo kigiye kugenda, iyi nzu igiye gusigara ari iyanjye. Mbega uzi ko ndi umukire, cya gikozi nacyo ngomba guhita yirukana kikava ahangaha kuko sinabona n'igikozi kimeze nka kiriya. Bidatinze barakwereka hari uwari uri gukomanga ahangaha. Uyu mudamu yaramwumvise aza kumukingurira kugira ngo arebe uwo ari we. Rebere umudamu yaje ahangaha ati wawu sheri mugabo mwiza ni wowe. Mbega Rebere ni uyu mugabo rwose bateganya kubana, nibo bagenda bapanga amatiku yose kugira ngo bagere ku byo bashaka kugeraho. Ati nanjye ngukumbuye, uzi ukuntu nawe ngukumbuye, reka nkubwire nabyutse mu gitondo kubitekerezaho, sinjye rwose urose nkubonye. Mbega umeze neza cyane, ntese uri hano mu rugo wenyine? Mbega sheri nuko nari ngukumbuye njye byandenze. Rebere uyu nguyu niwe bacudika bakagenda bagapanga buri kimwe cyose
kugira ngo basenyere uriya mugabo, ariko reka tuze kureba niba bazabigeraho. Gusa baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo ribakisha isuka, reka tuze kureba ukuntu bizagenda. Uriya mugabo ibyo ari byo byose ntabwo agipfuye, kuko ukuri kose yakumenye, yamenye umudamu we katari mwiza, byose yabimenye. Barakwereka umudamu yaje kuvuga ati ni karibu hangaha, ugomba kwicara ukisanzura rwose, ukisanzura nk'iwawe, ntacyo bitwaye, sibyo sheri? Mbega ndishimye rwose, byandenze, ni ukuri pe, sinzi ukuntu ndi kwiyumva, ni ibintu byiza cyane, ndi mu mashimwe, meze neza cyane. Barakwereka umugabo uri hano ati uwo wabaye mwiza, mbega uzi ko nukuri waragiye uba inzobe, ni ukuri pe, meze neza cyane, uragiye uratukura, mbega ibintu byiza cyane, uri cyana cyiza pe. Uyu mudamu akomeza avuga ati erega nitaweho, meze neza, ikindi kandi nta kintu mbuze, amafaranga ndafite, umpakeya, urankunda, kuki ntameraho neza? Niyo mpamvu rero ngomba kumera neza, ntacyo bitwaye. Ariko ibyo byose bari mu kiganiro bameze neza cyane. Wa mukozi nawe yabaciye inyuma atangira gufotora ukuntu bari bicaye ahangaha. Ndebere wa mukozi uri ahangaha burya nta mikino agira, ndebere rwose nta n'ubwo bagira, atangira kubafotora buri kimwe cyose bavugaga, yatangiye kubafotora. Abangaba bo ntabwo bazi yuko hari umuntu inyuma uri kubafotora ibintu byose bari kuvuga. Batangira rwose bavugana ati mbega reka nkubwire sheri, ibintu bimeze neza cyane. Ikindi rero nibagiye kukubwira, ubu rwose ibintu bimaze kugera ku musozo, ugomba kwitegura tukabana. Ndebere kupe ibintu byose bari gukora ndetse ibintu byose bari kuvuga, wa mukobwa nawe ari inyuma ari kubafotora. Ese biragenda gute? Ese ntibaraza gufatwa? Ibyo byose reka tubyitege, tuze kureba ukuntu biza kugenda. Icyo ngusabye ukomeze ubane nanjye, tuze gucikwa, tuze kwirebera. Barakwereka umukobwa uri hano we yarabyitegereje, biramubabaza ati ntabwo byumvikana ko n'umugore nk'uyu nguyu ubona byose, umugabo rwose ntacyo adakora kugira ngo amuhe, ariko ntashime. Ese bizagenda gute? Umudamu agakomeza yisekera ati mbega uyu mugabo aterega nabikubwiye meze neza cyane. Batangira guhoberana, bari bishimye, bameze neza cyane. Ndetse uyu mudamu akomeza amuha amakuru yose y'ukuntu umugabo we yamaze kumuha uburozi. Batangira kwihoberanira, byari ibintu byiza cyane. Wa mukobwa yabasize ahangaha arangije arigendera. Nakubwiye ngo ukomeze ubane nanjye, uze kwirebera ukuntu bisa kugenda, ntuze gucikwa n'akantu na gatoya. Wa mukobwa amaze kujyana ya videwo, yamaze kubafata rwose, yagiye yishimye ati noneho ibi ngibi birahagije rwose kuba uyu mugabo yabijyana mu rukiko, agasaba gatanya n'uyu mudamu bakabatandukanya. Ubwo byabaye uyu mudamu rwose ari mu mazi abira, ntabwo azi ibyo arimo, ashobora kuba atazi ikipe akina nayo, ariko ari buze kumenya iyo ariyo. Uyu nguyu rwose ari kwikina, ntabwo azi ikimutegereje, agomba kwitonda. Ndebere uyu mukozi rwose yari yishimye bitewe n'amakuru yamaze kubona, yaramaze kubona amakuru meza agomba guhereza bosi we. Ati rwose ibintu byaciyemo, mbega umukobwa uri hano rwose yagerageje ibishoboka byose, aritanga kugira ngo umubosi we ataza kugira ikibazo. Ndetse uyu mukobwa yatangiye gupanga diru, ataba ngaba ngomba kubakorera akantu noneho ku buryo rwose bagomba guhita bafatwa uko byagenda kose. Ndabizi ibi ngibi ngiye gukora biratuma bafatwa, kandi pe bakunda amafaranga. Ikindi kandi bakunda ibintu by'agaciro rwose. Ikintu nakora cyose kijyanye n'ibintu by'agaciro, aba ngaba nyahita mbafatisha. Uzi uko bwaba ari bwo buryo bwiza ngomba kuzahita mbafatamo. Ubwo byabaye ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bosi murenganure. Barakwereka bameze neza, bahoberanye, bagiye kumva hari umuntu ukinguye ahangaha. Nakubwiye ngo bane nanjye, ni wa mukobwa yarazanye agasanduku ahangaha. Ni agasanduku kameze nk'akabikwamo ibyangombwa, impapuro, ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga. Ntabwo areka kuyashyiramo. Uyu mukobwa yese akazana ahangaha, ndetse mabuja we aramubwira ati wajya uraza uvuze ko kituguyeho, wajya ugira ikinyabupfura, ni ko iwanyu bagutoje ahangaha. uyoboye uko kuhaba ari uko haba ugira ikinyabupfura. Urebe ukuntu uza we. Ndebere umudamu uri hano atangira gutuka umukozi we ati n'undi munsi ntuzongere gukora ibintu ukoze, kuko rwose urambabaje. Ubuse koko ibi ngibi bikoreye iki? Uyu mukobwa aramubwira ati rero mabusha umbabarire, nanjye sinari mbizi rwose, niba nguhemukiye kandi niba nkurogoye umbabarire rwose, ngusabye imbabazi bivanye ku mutima. Ni ukuri nyihanganire, niba nkuhemukiye ntacyo bitwaye rwose, gusabye imbabazi.
uyu mukobwa yaciye bugufi asaba imbabazi uyu mumabusha we undebere. Ndetse uyu mumabusha akomeza amubwira ati se ubundi icyo kintu ukizanye ahangaha gukora iki? Ndebere ati ukizanye ahangaha, wakizanye ahangaha kwenda iki? Uyu mukobwa akomeza avuga ati nese ko nari nkibonye hariya, ikindi kandi uzi yuko ikiba ahangaha, nese koko ko nari nkibonye hariya nkaba nkizanye ahangaha, ikindi kandi hari ibintu byinshi ukeneye kurebamo, ndumva nta kibazo, nese ubundi si ibyawe? Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bibazo wagakwiye kumbaza, ubwo wavuga uti ko iki cyageze hariya kandi wasanga ari wakijyanye utabizi. Uyu mudamu ahita amubwira ati rero ngaho urambika ahangaha ugende uva ahangaha, uzi ukuntu nguyeho, ikindi kandi ubutaha ujya uragira ikinyabupfura, we kujya urasa ngo ugwe ku bantu gutyo utabanje kuvuga, si byo se? Kandi abizi ibyo ngibyo kubyubahiriza ntabwo bigoye. Uyu mukozi yese arambika ahangaha, arangije yagombaga guhita afata akazi, yagombaga guhita afata inzira akigendera. Uyu mukobwa byose yabikoze abizi, yatangiye kwisekera, ariko abangaba ntabwo bazi umutego batezwe. Nakubwiye ngo komeza ubane nanjye uze kwirebera ese uyu mukobwa nibiki yaba yabateze. Yese agenda Ndebere ava ahangaha ndetse kagasanduku agasiga ahangaha. Uyu mudamu yasigaye ababaye bitewe n'ibintu uriya mukobwa yaramaze gukora, yaramaze kubagwaho, byose yabimenye. Ndebere rwose yanabafotoye, ndetse uyu mugabo akomeza avuga ati se none ibi nazanye ahangaha ni ibiki? Bishatse kuvuga yuko ahangaha harimo amafaranga? Ntabwo byumvikana, ahangaha harimo amafaranga. Ndebere umugabo uri hano akunda amafaranga, nicyo kintu kiba kimugenza. Ese biraza kugenda gute? Iki cyari igice cya mbere turi kureba, reka tuze gura mu kindi gice cya kabiri tuze kureba ukuntu bisa kugenda, tuze gucikwa na hamukanya. Ikindi kandi ndabakunda.